Turagusuhuje kandi tuguhaye ikaze tunakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Turagushimiye wowe wakoze subscribe kuri M247 TV, nawe utarakora subscribe tukubwira ngo umwanya mwiza n'uyu nguyu wo gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bigisohoka ako kanya. Nanone kandi nta kindi kiba kitugaruye uretse kukubwira amakuru agezweho, aho none ahangaha tugiye kukugezaho inkuru y'akababaro, aho wari umuyobozi umuryango ushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda. Uyu nguyu akaba ari Ingabire Immaculée. Uyu nguyu yari umuyobozi wa Transparency International Rwanda. Bikaba bimaze gutangazwa ko yitabye Imana azize uburwayi, aho yapfuye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane azize uburwayi ku myaka 64 y'amavuko, akaba ariyo apfuye yari afite. Amakuru y'urupfu rwa Ingabire yemejwe n'abantu ba hafi bo mu muryango we ndetse nabo bakoranaga mu muryango wa Transparency International Rwanda. Mu biganiro bitandukanye Ingabire Immaculée yagiye atangaza mu bitangazamakuru bitandukanye, yagiye agaragaza ndetse yagiye akundwa n'abantu batari bake bitewe no kuvugisha ukuri kwinshi, ndetse aho yagiye agaragara avuganira abantu ndetse anavuga ingingo zitandukanye kuri kesi zitandukanye, aho yagiye yumvikana avuga ibintu bijyanye no kuvugisha ukuri ndetse no kurenganura abantu babaga bagize ibibazo cyangwa se babaga barenganyijwe. Yagiye atangaza ibintu bitandukanye ndetse Ingabire yigeze kuvuga ko yashegeshwe n'uko yakuranye igikomere cy'ubuzima bw'ubuhunzi, aho yanyuze mu buhunzi butandukanye ndetse akaba ari bwo buzima yaje gukuriramo, ari nabyo byamuremyemo umutima wo kwanga urunuka, akarengane ndetse na ruswa, nk'uko yagiye abitangaza bitangazamakuru bitandukanye. Ibi ngibi yagiye abitangaza mu biganiro yagiye agirana muri bitangazamakuru bitandukanye, aho yagiye agaragaza ko mu kintu cya mbere yanga ari akarengane ndetse na ruswa, akaba ariyo mpamvu yaje no gukorana uwo mutima wo kurwanya ruswa n'akarengane yivuye inyuma, yaje no kuvamo aho yaje kuba umuyobozi w'ikigo gishinzwe kurwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda. Agitangira guca akenge, Ingabire nibwo yamenye ko igihugu ndetse nawe n'umuryango we, aho igihugu babagamo cy'u Burundi atari icyabo, ndetse baza kuvuga ndetse bafata umwanzuro wo gutaha mu Rwanda, aho yatangiye guhirimbanira kuzataha mu gihugu cye ndetse akabitangira ndetse akaza no kubishyiramo imbaraga n'ubumenyi bwe bwose, akaza kurangira agarutse mu Rwanda. Nubwo yakuriye mu gihugu cy'u Burundi aho umuryango we wari warahungiye, yahoranaga indoto zo kuzatura mu Rwanda kuko yari yarabwiwe ko ariho igihugu cye cy'amavuko kiri, ndetse akaba yari yararambiwe ubuzima bwo guhora atotezwa no kudahabwa uburenganzira busesuye mu gihugu, kuko yari akwiye kubaho nk'umuturage usanzwe, ariko ibi ngibi akaba atarabibonaga kubera ko yafatwaga nk'impunzi. Ingabire Marie Immaculée yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu Burundi, akomereza kaminuza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari naho yaje kuva mu mwaka wa 2001 aza gutahuka mu rwamubyaye. Mu buzima bwa Ingabire Immaculée yakuze yumvamo kwiga amategeko ndetse n'ibindi byose biharanira uburenganzira bwa muntu, ariko ntabwo byamukundiye kubera ubuhunzi. Yaje kwiga indimi mu mashuri yisumbuye, bimuviramo kwiga itangazamakuru muri kaminuza, ari nabyo yifuzaga kuko mu cyiciro cya gatatu yaje kwiga mu Bufaransa, aho yije mu isami rya politike na siyanse ndetse akaniga mu bijyanye n'amategeko. Ingabire Marie Immaculée yakoze imirimo itandukanye ndetse ni umwe mu bantu 20 bashinze ikigo cya Transparency International Rwanda, aho cyaze gushingwa mu mwaka wa 2004. Mu mwaka wa 2015 yatoyewe kuyobora umuryango muri manda ye ya kabiri, nk'uko yari yagiriwe icyizere n'abanyamuryango bashinganye uyu muryango, ndetse yongera gutorerwa kukiyobora mu nshuro yikurikiranya, aho yari agiye kuyobora manda ye ya kabiri. Ubwo yigeze kugaragara mu bitangazamakuru bitandukanye, yigeze kubwira itangazamakuru ati, mbere yo kuza muri Transparency International Rwanda nakoze mu bigo byinshi, ariko hose ahanini narebaga ku burenganzira bw'umugore ndetse nkaharanira ko bagera ku iterambere rirambye. Yakomeje agira ati, nakoze muri Orenforu igihe kirekire ndetse nkora mu bitangazamakuru byandika bitandukanye.
nakoze muri Profame Twese Hamwe, Ibuka ndetse n'indi miryango y'abagore itegamiye kuri leta. Mu mvugo ye umunsi ku munsi, Marie Immaculée yajyaga yagaragaza ko yanga ikibi n'ikigitera ndetse akacyamagana ku karubanda, ibintu byatumaga rimwe na rimwe abantu bavuga ko ari umunyamahane. Nubwo kandi uyu mubyeyi yafatwaga nk'umunyagitsure ndetse abantu bamwe bakamufata nk'umuntu ugira amahane, yigeze kuvuga ko nawe abibona gutyo, ariko avuga ko ababibona muri ubwo buryo babibona nabi, kuko ubusanzwe nta mutima mubi agira, uretse ko yanga akarengane ndetse akanga n'umuntu uwo ari we wese ushobora kurenganya umuntu cyangwa se ubuza uburenganzira umuntu kandi nta mpamvu afite, bityo ko ariyo mpamvu agaragara ahanini yanga akarengane ndetse akanga urunuka n'abantu bose bagendera mu nzira zo kuba barenganya abandi bababuza uburenganzira bwabo, ariko cyane cyane yakunze kugaragara aharanira uburenganzira bw'umugore muri rusange, aho yavugaga ko umugore akunda gutsikamirwa ndetse akaba atarahabwaga uburenganzira nk'uko bukwiye. Ahanini akaba yarabivugaga bitewe n'ubuzima yakuriyemo, avuga ko ubuzima yakuriyemo bwamwigishije ndetse bukamuha isomo, ari nabyo byatumye mu buzima bwe bwose yakuze yanga akarengane ndetse na ruswa, akaza no guhirimbanira guharanira uburenganzira bw'abarenganywa. Ari nayo mpamvu bamwe kubera ko akunda kuvugisha ukuri ndetse akanavugisha imvugo zikarishye, ariyo mpamvu bamufataga nk'umunyamahane. Ubwo yaganiraga n'ibitangazamakuru bitandukanye yaje kugira ati, ni ukuri aho abantu baba bamfashe ndetse n'uko abantu bamfata ntabwo ari ukuri, si ko mbitekereza, ariko kuko ubanza batekereza ko ntavugirwamo, ahanini kubera akazi nkora kansaba gufata imyanzuro ikarishye. Naho ndi umuntu usanzwe wiyoroshya ndetse unaca bugufi cyane, nta mahane ngira habe namba, n'ikimenyimenyi kuva navuka nta muntu turarwana. Mu buzima bwa Ingabire Immaculée yakomeje kugaragara ndetse yagenderaga ku ntego eshatu, arizo gusenga, kubaha ndetse no kudacika intege, ari nabyo byamugize umuntu ukomeye cyane cyane mu Rwanda, bitewe n'imirimo yakoze itandukanye, ariko yose ikaba yari ishingiye ku guharanira uburenganzira bwa muntu, aho yaje kubitangaza avuga ko ubuzima yakuriyemo mu Burundi aribwo bwamuhaye isomo ndetse bukaza kumwigisha uko umuntu akwiye gufata undi, bitewe n'uko nawe yakuze afatwa, aho yakuze nk'impunzi adahabwa uburenganzira bukwiye cyangwa se uburenganzira busesuye nk'umuturage usanzwe. Ari nayo mpamvu yakuranye igikomere, ari nayo mpamvu yaje gukurana igikomere cy'uko nawe mu gihe azaba amaze kuba mukuru azahirimbanira guharanira uburenganzira bwa muntu, ndetse umuntu yavuga ko kuri ubu ngubu yitabye Imana intego ze yarazigezeho, kuko yari mu bantu bafatwaga nk'abanyakuri kandi bakundaga gutangaza uko ukuri kose kumeze, atitawe ku muntu uwo ari we wese ari kuvugaho ndetse n'icyo yaba akora icyo ari cyo cyose. Ariko ubundi yari azwiho kutajya imbizi n'abantu bashobora kuba barenganya abandi, cyangwa se n'abantu bashobora kuba bagaragara mu buriganya, ahanini bishingiye ku kwitwaza umwanya bafite cyangwa se ku kwitwaza inshingano barimo, ibi ngibi bakabigira iturufu yo gukandamiza ndetse no gutsikamira abandi. Akaba ari naho havuye igitekerezo cyo gushinga umuryango wa International Transparency Rwanda waje kurwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda, ndetse uyu muryango ukaba waragize uruhare runini mu kurwanya ruswa mu Rwanda, dore ko mu myaka yo hambere iki gihugu cyari muri bimwe byamunzwe na ruswa, ariko kuri ubu ngubu u Rwanda rukaba ari mu bihugu bitatu bya mbere muri Afurika bitagaragaramo ruswa, nk'uko byakunze kugaragara muri raporo mpuzamahanga zitandukanye. Ingabire Marie Immaculée azibukirwa ku bintu byinshi, ariko cyane cyane nk'abagore bazamwibukira ko yakundaga guharanira uburenganzira bwabo, ndetse yakunze kurwanya akarengane kakorerwaga umwana w'umukobwa, aho mu myaka yo hambere ndetse no muri za repubulika za mbere, haba iya mbere ndetse n'iya kabiri, umwana w'umukobwa atahabwaga agaciro, ndetse avuga ko ibi ngibi byose yabirebaga ari umwana, akaba ari nabyo byamuhaye imbaraga cyangwa se motivasiyo yo kuzakura aharanira ko umugore nawe yagira ijambo ndetse nawe akagira ubwisanzure n'uburenganzira mu gihugu, akajya no mu nzego zikomeye za leta, aho kuri ubu ngubu ibi ngibi ariko bimeze, dore ko u Rwanda nanone ruza mu bihugu bya mbere muri Afurika rufite abagore mu nzego za leta kandi zikomeye
kuri ubu ngubu u Rwanda rukaba rufite n'abagore bamwe mu bavuga rikijyana ku mugabane wa Afurika, aho nk'urugero umuntu yavuga Louisa Mushikiwabo kuri ubu ngubu uri mu buyobozi bw'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa.